Nuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mfite imyaka 21. Nakuze numva mama na papa barashakanye ariko ari abakuzana babyara nyine. Ubusa sinzi uko bashakanye cyangwa ngo menye inkuru y'urukundo rwabo. Gusa ndi muto nabonaga bakundana nta kibazo kuko uko nabyumvise papa na mama bashakanye famiye ya papa itabishaka, ariko mfite ikibazo kindemereye. Nabuze uwo mbibwira kuko bakuru banjye barashatse, simba shaka kubastressa kandi nabo bafite ingo zabo. Papa na mama tukigera muri Amerika twahasanze famiye ebyiri zo kwa mama ariko nta yindi famiye yo kwa papa ibino. Tugera hano turamenyera ariko nkajya mbona hari ikintu kitameze neza mu rugo. Mu rugo bagahora bapfa amafaranga n'ukuntu yakoreshejwe kuko papa yarayabonaga akayohereza mu Rwanda instead of supporting his own family. Ariko nkumva nta kibazo, basisi banjye barakoraga bagafatanya na mama bakishyura amafacture ndetse bakanatwitaho na musaza wanjye. Umunsi umwe nahamagaye abantu bose mu nama y'umuryango nuko mbivugaho. Papa aravuga ngo dufite kumwihanganira, ntazaremwa kabiri. Nuvuga ngo yabayeho rimwe zo bagomba kumwihanganira. Ati birambabaza nyuma akajya abwira mama ngo amuteza abana mbese bikaba bibi rimwe ubundi agatuza. Ndangije segonderi njya muri kaminuza hanze ya leta twari dutuyemo, ariko bya bibazo bigakomeza biza nkanatinya gusaba mama amafaranga kuko nabaga nzi ko aye ari ku mibare akaguma ku ishuri nkasa naho nta kintu mfite, ariko nkihangana ubuzima bugakomeza muri kaminuza. Nahize umwaka umwe mpita ntaha kuko nabonaga hazagera igihe papa agakubita mama. None ubu mama ajya ambwira ngo ashaka gutandukana na papa, bamaranye imyaka 30 babana, ariko nubwo papa ameze kuriya simba nifuza ko batandukana.